Mwiriwe bwoko bw'Imana muterane hano kuri channel Ubugingo Buraho TV. Ni wa mwanya mwiza ukongera kuganira namwe ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kubabwira ubutumwa bukwiriye abasore b'iki gihe, abasore n'inkumi ndetse n'abantu bo muri iyi minsi, amakuru ari abantu bafite imbaraga, bafite indangagaciro, batihishe. Iyo bageze ahantu hose batavuga ngo ahantu ngeze ubu ngo ntago bamenya, kandi akiyoberanya. Umuntu ufite indangagaciro, umuntu ugeze mu bintu ntavuge ngo arakwiba. Murabizi ko muri iyi minsi hateye ibintu byitwa kamera, biba bitekeye menshi cyane. Mugira murabizi kamera muri iyi minsi bene data tugiye kuvuga igitekerezo cy'umuhanuzi Daniyeli, igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Uyu Daniyeli ni umuntu w'Imana, ni umuntu yari kumwe n'abasore bagenzi be. Uyu Daniyeli ikindi kintu tumuziho ni uburyo abasore bari benshi baranyazwe i Babuloni, mu gihugu cy'Abayuda, igihugu cy'Ubuyuda, Yuda na Efuraimu barakizi cy'igihugu cyasigaye nyuma yo kunyagwa ku gihugu cyitwa Samariya. Icyo gihugu cyose cy'imiryango 10 yose Isirayeli. Ubu ngubu Imana yaravuze ngo mu 722 yaravuze ngo ntabwo bazongera kuba ubwoko bw'Imana ukundi, ntabwo bazongera kuba ubwoko bw'Imana ukundi. Baratataniye mu mahanga yose, sikora baracyahari. Niyo mpamvu ubuhanuzi bugaragara ko bagiye bazongera kwihana, bakongera kugira isura nk'iya mbere. Ariko ibyo ni mu basha bw'Imana, ntabwo umuntu yapfa kubisoma. Ntabwo wapfa kubona umuntu uvuga ngo ni Umuyahudi w'umuryango 12. Oya, ubu tubona imiryango 2 gusa, wa Yuda n'uwa Efuraimu ndetse n'uwa Benjamini bakeya. Ariko abo ngabo bose, abo turi kuvuga ni babandi basigaye bake, bamwe wenda bo mu yindi miryango za Manase n'izindi, bakavuga bati abana b'Isirayeli bakabashyira mu gihugu cya Isirayeli. Ariko ubwo abenshi rwose ntabwo bazwi naho bari, n'ubwoko bwabo ntabwo bukizwi, ntawe ukimenya ngo ubu bwoko ngo uyu muntu mu Benjamini yapfa kumenya. Ariko uyu muntu ngo ni wo kwa Rubeni, ngo ni wo kwa Gadi, ni wo kwa Dani, ni wo kwa Isakari, ntabwo wabamenya kuko bagomeye Imana bihagije. Imana yabaguragoje ibashyira ahantu h'umwihariko ngo bazayibere ubwoko bwayo, biranga bipfabusa. Imana ifata umwanzuro umwe wo kuvuga ngo ntabwo muzajya ku bwoko bw'Imana ukundi. Imana itoranya ubwoko bukomeye bw'Abashuri, baraza barabafata, barabajyana, bafata b'ingenzi. Muribuka ko Yerobowamu ari ubwami bwacikiyeho. Yagiye atekera ibigirwamana byo muri Egiputa, ntiyongera kwita byo gusenga Imana. None n'umwami amukurikiyeho nawe ntiyabyitaho. Imana avuga ngo ngiye kumuhora ibya Ahabu wa wundi ufite umugore w'umwamikazi, umugore wa Ahabu yari umugore w'igihangaje, kuko umwamikazi we mu Egiputa arangije yanga kwikira umugenzo w'Imana, ahubwo azana ibigirwamana by'iwabo, ariko bizanira igihugu cya Isirayeli. Ahabu abishyira ibwami, yoshyira n'Abisirayeli kugira ngo babiramye. Uyu mudamu rero yakoresha Isirayeli, abo Bayisirayeli bo mu bindi bihugu. Byabaye ngombwa ko Abayisirayeli Imana ibanga, byabaye ngombwa ko habaho guterwa, barabica Ahabu n'uwo mugore Yezebeli, nawe baramwica, ndetse n'abana be, ndetse n'ab'ibwami n'abandi benshi. Icyo bazize ni uko banze kumvira Imana. Hano rero turi kwirebera Daniyeli na bagenzi be, ukuntu umuntu w'Imana ashobora kugera ahantu ntakomeze kuvuga ngo jewe ngo ubu ngubu ntabwo banzi, bakanubahirize ngo nta kundi. Nimba barabahiye kuzakorera Imana, Imana yacu ifite ububasha kandi bivugira. Ibonye itarivugira irakubwira, irahagukura, ntabwo ituma uvuga. Ariko Imana yemeye kuvuga, ibyo ukoze byose yabyirengera. Haleluya. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli n'abandi banyagano
bo mu bayuda bagambirira kutiyandurisha iby'abapagani, Imana ibaha umugisha. Umwaka wa gatatu Yehoyakimu umwami w'abayuda ari ku ngoma, Nebukadinezari umwami wa Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. Uwiteka Imana amugabiza Yehoyakimu umwami w'abayuda hamwe n'abantu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijyana mu gihugu cy'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo. Nuko umwami ategeka Ashipenizazi umutware w'inkone ze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli bo mu muryango w'ubwami n'ab'imfura bandi batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'ubwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'abakaludaya n'ururimi rwabo. Nuko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Muri abo bana b'abayuda harimo Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Murumva ko abana bari benshi, ntabwo bari abo bane gusa. Tubonyemo muri abana b'abayuda harimo Daniyeli, Hananiya, Mishayeli na Azariya. Aba ni bane ariko bari benshi, ariko abandi bo ntabwo bashoboye guhagarara badatsinzwe. Bo bariye ku byo kurya by'umwami byaterekejwe no kuri vino isembuye y'umwami bemeye kuyinywaho. Nuko uwo mutware w'inkone abahimba amazina. Daniyeli amwita Beluteshazari, na Hananiya amwita Saduraka, na Mishayeli amwita Meshaki, na Azariya amwita Abedenego. Maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanwaga. Nicyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduriza. Kandi Imana yari yatumye Daniyeli atona ku mutware w'inkone, agakundwa nawe. Nuko umutware w'inkone abwira Daniyeli ati, ndatinya umwami databuja, wabategekeye ibyo muzarya n'ibyo muzanywa, kuko nasanga munanitse mudahwanye n'abandi basore mungana, muzaba munshyize mu kaga gatera umwami kunshi igihanga. Nuko Daniyeli ahera kwabwira igisonga cyari cyategetswe n'umutware w'inkone kurera Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya ati, ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10, baduhe ibishyimbo aba ari byo turya n'amazi yo kunywa, uzabone gusuzuma mu maso hacu n'aho abandi basore barya ku byo kurya by'umwami. Uko uzabibona aba ari ko uzagenza abagaragu bawe. Tubibutse neza yuko ibishyimbo baryaga n'imboga, bitavuze ngo ibishyimbo n'imboga, ni ibintu bivuye ku bishyimbo, amashaza, impungure, ibivuye ku ngano, imitsima y'ingano, ibivuye ku ngano. Wumva ko bose babiryaga nabo babaga ari ibwami, ariko nyine baryaga utuboga, ibishyimbo, utuboga, amashu, karoti, ibitunguru, tungurusumu, bihaza, ibintu byose ibyo bintu baryaga n'ibishyimbo. Ibyo ngibyo babihuzaga, babiryaga bagahita bakurikizaho iki, bagahita barisha umutsima cyangwa bakarisha n'umuceri cyangwa bakarisha n'ibindi.
nuko abyumvise atyo yemera kubagerageza iminsi 10. Iyo minsi 10 ishize asanga mu maso habo ari heza kandi babyibushye kuruta abandi basore bose baryaga ku byo kurya by'umwana. Nuko icyo gisonga kibakura kuri ibyo byo kurya byabo na vino bari bakwiriye kunywa, akajya abaha ibishyimbo. Maze abo basore uko ari 4 Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa no mu by'ubwenge. Ariko Daniyeli yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwe byose no gusobanura inzozi. Nuko iyo minsi yo kubazana yategetswe n'umwami Nebukadinezari ishize, umutware w'inkone ajya kubamumurikira. Bahageze umwami aganira nabo, ariko mu bandi bose ntihabonetse uhwanye na Daniyeli na Hananiya na Misheli na Azariya. Icyo cyatumye abagiriye abakozi be mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya icyo umwami yababazaga. Yabonaga arusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye cyose inkubwe 10. Haleluya. Ko Daniyeli agumaho ageza ku mwaka wa mbere umwami Kuro ari ku ngoma. Haleluya. None Daniyeli yari ingoma y'i Babuloni, arya ku ngoma ya Medi na Peresi n'abandi Abamedi ba Dariyo. Mangira Dariyo akuze ashaje babimika Kuro. Twibutse ko uyu mwami Dariyo, mwami Kuro yari umwana w'umukobwa w'umwami ushaka kwapfa, bamushingira bagiye kubyara bamushingiye mu kindi gihugu kugira ngo atazatwara ubwami, bahita bamubwira namwica. Ntiyamwica, bituma ahubwo uyu Kuro abukira aba mu rugo rw'umugaragu w'umwami n'icyo gihugu n'ubundi, ko bari bamuhaye umugaragu ngo ntabwo kumwica mu gihugu cy'Abamedi. Ntiyamwica, ahubwo aramwirera ko nta mwana yagiraga. Amaze kumurera, uyu Kuro yari yahanuye igihanuzi. Yakuze akurira mu rugo rw'umugaragu w'umwami, kuko umwari yari afite ahantu hari ibyo kurya, kandi hari aho bahura nabi bwami. Abana b'abagaragu n'ab'umwami barahuraga bakaganira, bakiga mu mashuri meza, bakiga ibya gisirikare, bakiga n'ibindi byose. Birangira Kuro afite imbaraga z'ibwami. Buriya abantu baba abaperezida n'abandi, buriya abantu bakomeye ni abantu baba bafite umuhamagaro, ni abantu Imana iba yaratoranyije kari kose. Niyo mpamvu kubona umuntu ari perezida ukavuga ngo bamujyanye n'abandi uburyo bwo kwibesha. Imana iba yaramutoranyije, kandi aba afite n'amaraso ayo bita leadership, ubuyobozi mu maraso ye. Ubwo buyobozi nawe uwo mwana yari abufite, kuko ari umwana w'ubwami mu by'ukuri, kuko ari umukobwa w'umwami. Ariko kubera ko bari bashaka kugira ngo apfe ari umwana, ntapfe ahubwo akarererwa mu gihugu cyabo, byabaye ngombwa yuko atangiye kugenda ayobora ibikundi, kugenda ayobora amatsinda, ayobora hirya no hino, ayobora amashuri, abashefu de karasi, abaduraye, abiki byose. Birangira bongeye kuyongera ku mwami, noneho yongera kugaragaza ukuri, asubira na ubwami bw'Abaperesi. Yagiye mu Peresi, ubwami bwimukira mu Peresi, kuko n'ubundi Amedi na Peresi bari bafatanyije ubwami. Ubwo rero icyo ushatse kuvuga ngo nuko tuzabyigaruka bya Kuro, ubuhanuzi bwa Kuro ni bwinshi, tuzabuvuga mu bwumve. Icyo dushaka kugira ngo mbabwire ni kimwe, ni ukutiyandurisha ibyo kurya byahe byo mu bapagani, kutihuza n'abapagani, kudahurira mu byaha, kutagira ahantu ngo uvuge ngo reka niyoberanye nkora ibyo nishakiye. Kuko Imana ishobora kuguhana. Ubu dufite abantu b'abajeni, abasore n'inkumi bagera hirya, bamubaza usengera he? Ati ngiye hakunga ndagusenga. Kandi ubwo ari gutinya ifati nimvuga ngo ndi umudive baranseka, nimvuga ngo ndi umugatolika baranseka,
wawundi w'isilamu aranseka vuga ibyo uri byo ariko nyine ugaragaza isilamu neza nimba uri umudive ugaragaza abadive neza nimba ba ADP bagaza abadive ADP neza niba bavuga nabi ibyo barasobanura ubisobanure neza haleluya nta kuvuga ngo ndagenda niyoberanye ngira hano niyoberanye oya koresha ukuri reka dusoreze aha ngaha cyawu tuzakomeza